Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsine ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kwera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Ukeneye code tubwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire code aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Hehe? A iburyo, B ibumoso, C iburyo n'ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B ibumoso. Kino cyapa kirimo imodoka ebyiri, imodoka iri iburyo iri mu mukara, imodoka iri ibumoso iri mu mutuku. Kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, bivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kurya ibumoso, kubera ko ibumoso rikona ko harimo imodoka itukura. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugiramo kota n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A imirongo yera irombereje idacagaguye gusa, B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye, C imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Bira bimenyetso by'imitemeri hari gihe muzabona hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, ira mirongo irombereje hagati mu muhanda yarasibamye, ukabona ahari gukorerwa imirimo bashyizeho ira mitemeri kugira ngo niba muri kugenda mu muhanda umenye icyerekezo uraburi kugenderamo, niba ari ikiburyo cyangwa se ikibumoso. Rero ira mitemeri iba yasimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Iyo bavuze ngo imirongo ngo irambangikanye uba waturuka ku rukagirana umurongo umwe, aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane, nibyo bita ngo imirongo irabangikanye. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ukeneye kwiga mu gihe gito n'iminsi 2 tuba dusoje, turakwigisha amategeko y'umuhanda kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, turaza tukayikwigisha aho waba urose hano mu mujyi wa Kigali, ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikurwa n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye
zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwana cyangwa se bigomba kugaragazwa bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi utabona neza muri metero 200. Bigomba kugaragazwa gute? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri babashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishishe, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndizera ko waramutamo D. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujwe guhagarara kanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini aha hakurikira. Hehe? A, mu duhanda tw'abanyamagare. B, mu duhanda twagenewe velomoteri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubushijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe kanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri, kubera ko biba byabangamira ibigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka. Wayazimya ryari? Ayo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C, iyo ari mu nsisiro. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi kiba kigomba kuzimya amatara maremare yacyo, kugira ngo amatara maremare y'icyo kinyabiziga cyawe adahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago barimo nibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kuzimya amatara maremare y'ibinyabiziga byanyu mu gihe mugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni C. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ubundi ku bantu batembereye kwa zino zira za gari ya moshi hari ziba zikuboze nk'urwego, ari ibintu bimeze nk'ibyuma, ariko hari naho ubona gari ya moshi ziri kugendesha imipine. Turebeye kwa bino birango biri mwa kino cyapa uri kubona ko gari ya moshi iri kugendesha imipine. Iyo ziri kugendesha imipine za gari ya moshi ziba ziri kugenda mu mihanda n'ubundi isa nk'iyi ngiyi n'ibindi binyabiziga bigenderamo. Niyo mpamvu bavuga ko ahantu iri kugenda hatabambiye. Ariko nka bya bigari ya moshi binini
byo ubona ko bigenda ku nzira zikoze nk'ibyuma, zikoze nk'urwego. Kuri uko urwego ruba rukoze nirwo bita ko rubambiye. Rero iyo ari ku nzira zikoze nk'urwego z'ibyuma, bavuga ko ari inzira nyabagendwa n'inzira za gari ya moshi zibambiye. Noneho igihe gari ya moshi iri kugendesha amapine, bakavuga ko aho hantu iri kugendera hatabambiye. Niyo mpamvu duhisemo C. Ariko ikindi kintu ugomba kumenya ku nzira nyabagendwa n'inzira za gari ya moshi, ni uko zino nzira zifata ubuso bunini, kuko birashoboka ko hari imihanda myinshi yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Nk'igiye gutambuka haba hariho amatara yaka urumuri rutukura. Iyo ugeze munsi y'uruzitiro rukwemera kwambukiranya inzira ya gari ya moshi, ugasanga amatara ari kwaka yakazima, uhita umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka. Ikintu isanze mu nzira irakigonga, rero ugahagarara munsi y'urwo ruzitiro, yabanza igatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo itaguteza ibyago. N'ibyo ngibyo mba bikubwiye kugira ngo nutembera mu bihugu birimo ziriya nzira za gari ya moshi uzabimenye. Nusanga itara ry'umutuku riri kwaka ryakarizima, uzemenye ko gari ya moshi igiye gutambuka, uba uretse kwambukiranya inzira ya gari ya moshi, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Bibujijwe hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kudepasa amakamyo, kudepasa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kudepasa amavatiri birabujijwe. Icyo wemerewe kuba wanyuraho, icyo wemerewe kuba wadepasa ni ikibiziga bibiri, harimo nka za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande cyangwa se amagare. Biba bibujijwe kunyura ku ibyo binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro, hari umuhanda ufunganye, cyangwa se hafi y'aho abanyamaguru banyura. Murabizi nta na rimwe biba byemewe ko umuyobozi w'ikinyabiziga atwarira ikinyabiziga mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, hari igice cyaguteza ibyago, ubujijwe kunyuranaho. Ikinyabiziga wanyuraho ni ikibiziga bibiri gusa. Ndizera ko waramutse D. Ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha bitewe n'ukuntu uri kwirukanka. Bakabwira ati nudahindura umuvuduko, kilometero 60 nizo uragenda mu isaha. Mukibuka ko amavatiri y'ifasiyo ni kilometero 75 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo ni ibibazo babaza, mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru bita ubikora. Murabizi ntego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza, rino sangano ry'umuhanda tugezemo hari kiriya cyapa cyanditsemo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Nura murongo uri imbere y'iyi modoka, ese no kubera iki hari ura murongo hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni a. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Rino sangano ry'umuhanda uyu muyobozi w'ikinyabiziga agiye kwinjiramo ntabwo ari kureba iburyo bwaryo, ntabwo ari kureba ibumoso bwaryo. Haba hagomba kuba hari uriya murongo na kiriya cyapa kugira ngo nuhagira uhagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kugira ngo winjire mu rino sangano ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imizigo yikorera amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Iyo mizigo ntibigomba kurenza ibihe bipimo: a santimetero 20, b santimetero 30, c santimetero 50, d santimetero 60. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni c santimetero 50. Ese waramutamo c, ese waramusikandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatira kode yaba yo kurushya rwa burundu cyangwa yo kurushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha, nubwo ukeneye ko tukwigisha mu minsi 2 turakwigisha ukaba wabimenya ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? a ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, b ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, c nyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni a, ahegereye inguni y'ubumoso y'ikinyabiziga, kubera ko rino tara ndanganyuma niryo uzakoresha uri kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukunyuraho ko imbere nta kibazo gihari. Rero rishyirwa ahegereye inguni y'ubumoso y'ikinyabiziga kubera ko nubundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere yuko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Inzira banyuramo bazengurutse mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo rompuwe. Ese uba wakwitondera iki umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kwinjira kuri rompuwe? a ibinyabiziga bimuturuka inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye, b ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo, c ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo, d ibinyabiziga biturutse imbere umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni b ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjirira iburyo. Rero uba ugomba kwitondera ibinyabiziga biri ibumoso bwawe. Kubera icyo uzitondera ibinyabiziga biri ibumoso bwawe nuko ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe ni ibinyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka. Uba ugomba kubiha inzira rero kugira ngo bitaguteza ibyago cyangwa wowe ukabiteza ibyago. Ikindi biriya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe wowe uba ugomba kubiha inzira kubera ko biba byagutanze kuhazenguruka. Ndakeka ko waramutamo b, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri kugendera inyuma ya yutongo iri kugenda ikuramo abagenzi
bakavamo cyangwa se igashyiramo abagenzi bakinjira muri iyo yutongo. Nka zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, uri kugenda inyuma yayo uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Kunyuranaho ibumoso, gutegereza yihanganye. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Ubonye iri hagaze iri gushyiramo abagenzi cyangwa se bari kuvamo, ntago nawe wajya urahagarara inyuma yayo, ahubwo unyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Umuyobozi w'inyamaswa zijyanye mu isoko ariko afite imwe iri kumutana cyane, agasaba ko ibinyabiziga bihagarara. Ugomba kwitwara ute? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Uba ugomba guhita uhagarara, ntabwo wakomeza kugenda kandi hari inyamaswa yaje mu muhanda, ahubwo urahagarara akabanza akayikuramo ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko twajya dukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo nugerwaho uzabone ibibazo byose warabibonyeho. Kugira ngo ujye ubibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi, ikintu cyose nkizeho ujye urahita ubona notification ko nyikizeho, ugahita ukireba ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi ari igihe tubona mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera urombereje ucagaguye cyangwa se udacagaguye. Mu gihe ucagaguye ntugomba gukora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye cyangwa se udacagaguye, biba bivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuyirenga, kubera ko murabizi impamvu awushyiramo nuko ari kubwira ngo uragendera iburyo, ntabwo uragendera ibumoso. Ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo cyangwa se biri kuza bigusanga, ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka gukatira ibumoso, mu gihe ushaka guhindura icyerekezo, cyangwa se ugiye kunyuranaho. Niyo mpamvu duhisemo B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ibyo bihe bitatu nkubwiye nibyo bihe bishobora kuba ngombwa ko urenga uriya murongo ucagaguye, mu gihe ugiye kunyuranaho, gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gukira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga cyawe ntabwo cyaba gitwarira toni 5 ngo utware toni 7, biba bibujijwe. Ntabwo cyaba gitwara toni 10 ngo utware toni 15, biba bibujijwe. Ariko hari ibinyabiziga bibyemerewe. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bya polisi. B, ibinyabiziga bihinga. C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe, iba yatwara toni 10 agatwara toni 15, bamubona ntihagire ikintu bamutwara kubera ko n'ubundi bino binyabiziga biba bikoreshwa mu kubaka imihanda ibikorwa remezo. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya, uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ari ku giteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Utwaye rukururana mu nzira nyabagendwa uba ugomba kuba ufite uruhushya, ariko nubwo ufite uruhushya kubera ko iyo rukurura ntabwo ibigiye kuba gari ya moshi, hari ibipimo uba utagomba kurenza nubwo waba ufite uruhushya. Ibihe bipimo uba utagomba kurenza: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni se metero 25. Nubwo baguhaye uruhushya rwo gutwara iyo rukururana mu nzira nyabagendwa, ntabwo igiye kuba gari ya moshi, ntabwo rero ugomba kurenza ibipimo bingana na metero 25. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ku papuro, tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Uruhererekane rw'amakoni, amakoni menshi mu muhanda ufite amakoni menshi, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? A mbere ya buri koni, B muri buri koni, C nyuma ya buri koni, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni A mbere ya buri koni. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri kukubwira ngo ugiye kugera mu muhanda ufite amakoni menshi, ariko irya mbere raba ririhe? Ibumoso. Ariko se feri y'urugendo ikoreshwa ryari iyo uri kugenda mu muhanda ufite amakoni menshi? Iyo uri kugenda mu muhanda ufite amakoni menshi, feri y'urugendo ikoreshwa mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni urabanza ugafata feri, ntabwo wazana umuvuduko uri hejuru guhita winjira mu ikoni udafashe feri, urabanza ugafata feri y'urugendo. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Utwaye romoroki rukururana uri gusubira inyuma, ntabwo uri kureba inyuma neza, ese wakora iki? A kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma, B gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, C gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, D gukoresha kareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni se gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Mujya mubibona niba umuntu ari gusubira inyuma kandi atari kureba neza, gasanga hari umuntu uri hanze uri kugira bamubwira ati ngwino inyuma gake, igira imbere gato, garuka ibumoso, garuka iburyo, hagararaho, gutyo. Uwo muntu wari hanze y'ikinyabiziga. Rero mu gihe nawe uri gusubira inyuma ariko utari kureba inyuma neza, ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ujye urakuyobora. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Ukurikiwe na ambulance, ese wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye:
A kugihigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C kugumana umuvuduko wari ufite. D guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni A kugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Akenshi ambulance iyo yacanye ari amatara y'intambaza arabagirana nuko iba itwaye umurwayi ukeneye ubufasha bwihuta cyangwa se igiye kumuzana. Rero mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona iguturutse inyuma, ugomba kuyigamira ako kanya, ukayigamira ukayiha umwanya ikakunyuraho, ndetse byaba ngombwa ukaba wanahagarara. Uri ahantu guhagarara byakorohera bitakugoye cyangwa bitarabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, uba wahagarara. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wayisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Waramutse wagize ikibazo mwa kino kizamini kimaze gukorwa, mbaza nimero zanjye mba nazibahaye nkusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment ukande subscribe kugira ngo ninshyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode, mbwira ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo kurushya rwa burundu, aho ni kuri kategori, cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo, aho ni kuri provisoire. Umbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Iminota 3 tuba tumaze kugufatira kode, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789951626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ushaka kwiga mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare, nimero mba nazibahaye tuze tukwigishe mudasobwa, yaba yo gutegura kiriya kizamini ubu uzakora cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Twandike rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.